abajene ni muze muganire, umusaza yaje muze tuganire tubashepinge, tugirana inama, twungurana inama abajene n'abasaza, mwumve ibyo abasaza babagiramo inama, ntimuzakore amakosa nk'ayo twakoze, nibura muzubake urugo rwiza rufite ejo hazaza, ruzagire generasiyo nziza. Burya ubumenyi ubukura ku bandi bantu, nta muntu uvukana ubumenyi, ahubwo uriga iyo ugize Imana, ukiga ku bantu bazima, ugasoma ibitabo bizima, naho ubundi ushobora kugera kure iyo ufite ubumenyi n'ukuri. Reka rero mbabwire ibyabaye ku bagore bajya muri gym bagiye kwerekana amabere no kwerekana uko bateye, ariko abagabo bakabakwepa ntibakabavugishe. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango Itamutamu aho muherere hose, nizere yuko mumeze neza. Introduction yanjye bari bayendendeho gatoya, mumbabarire ndabiseguraho. Icyo nari nshatse kuvuga ahangaha rero n'ikiganiro nakurikiye cy'umwana w'umukobwa warakaye ararakara cyane, yagiye muri gym ahora ajyamo ya buri mugoroba, yambaye neza, amabere yose yazamuye ahantu hose agaragaza neza, ngo haza kuza umwana w'umuhungu nawe urimo ku mashini hari aterura ibyuma, umusore umwana w'umukobwa aba yakunze uwo mwana w'umuhungu, agakomeza amureba, umwana w'umuhungu akamureba nawe, ariko umwana w'umuhungu akabona ari ibintu bisanzwe, arakomeza aramureba kugeza naho ngo bagiye, umuhungu yagiye muri sauna, umukobwa aramukurikira, bavamo akamwinyuza iruhande, umuhungu yanga kumuvugisha, umukobwa ararakara atangira gutuka uwo muhungu amazina menshi cyane. Icyo twakuramo ahangaha ni iki rero, nuko burya mu basore iyo bakureba umwana w'umukobwa, hari abasore barimo ibyiciro bitandukanye. Hari igihe umwana w'umukobwa ashobora kukuza imbere yagaragaje umubiri we wose, yawushyize hanze, ugasanga uyu mwana yavuye muri famiye imwigisha yuko uriya ntabwo aricyo kigaragaza umuntu w'umugore uzubakana nawe urugo, ahubwo uriya ari muri babandi baba abakinnyi, aba basore twita ko ari abakinnyi, babandi gusa batari bamenya ko bakuze, babandi bashaka kwangiza. Rero wowe ntago uri umwangizi, iriya ntago ariyo type yawe, kubera ko umugore nyawe uzubaka urugo, kujya muri gym ntago ari wo kugenda ngo ugende wiyandagaze umubiri wawe ushyire hanze wose. Ushobora kujya muri gym wambaye neza byiyubashye, kandi ugakora gym yawe ukayiryoherwa, agapira keza, ukambara n'agapantaro keza kagufashe gatuma uhumeka, kandi umuntu akabona rwose uri umugore umuntu yakwegera akaganiriza. Yego abagabo twatewe amazi cyane, abagore baradusuzuguye cyane, abo twagiye tunyuramo mbere, ariko ntibiduca intege, kubera ko rejection ku bagabo turayimenyereye, ni nature yacu twebwe. Kuba abakobwa baratwanze ibyo ntabwo biduca imbaraga, dukomereza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo iyo duhuye n'umukobwa ari muzima, ubona yitwara neza, byaba byiza kurushaho. Ariko rero umwana w'umukobwa ntutekereze yuko umwana w'umuhungu azaza kukuganiriza mu igihe cyose uba uri kuri telefone, mu gihe cyose uba wambaye ama headphone, none utangire uvuge yuko abagabo batareba abakobwa bari mu bindi. Ese aba bagabo barwaye ibiki? Byagenze bite? Barwaye ntinyise? Oya, ni uko iteka ryose iyo uhise uba uri kuri telefone, ureba telefone, igihe cyose uhise uba ufite headphone mu matwi, niyo nanaguhamagara utaye ikintu ntago wanakimenya yuko naguhamagaye, kubera ko ubwonko bwawe buri kure cyane. Uzanarebe hari ibiganiro muzabona aho umwana w'umukobwa uhura nayo, gusa umushuje no ugiye kumubazana n'icyerekezo wenda utamenyere muri ako gace, ijisho akurebana
ugasanga ukibaza uyu mwana w'umukobwa se ko tanzi ntamuzi namukoreye iki kugira ngo ndebe kuriya. Bityo rero bituma akenshi biriya bigutesha agaciro. Hari imyambarire n'uburyo wigaragaza muri community, burya mwana w'umukobwa bigutesha agaciro. Ntugire ngo abagabo wenda ngo bavuye mu bintu byo kudetinga, oya, ahubwo ntago babivuyemo, ahubwo abadetingwa nibo badahari, bari mu yindi si, bari mu yindi planet. Bityo rero abajene nk'uko duhora tubiganiraho, umwana w'umukobwa wiyambaritse nka biriya, wowe mweretse ko wowe uri high class, utari wo gupfa gusimbukira ngo kuko yagaragaje igituza cye cyose yagisohoye, santimetero nkeya nizo yahishe, izindi zose zibereye hanze. Urumva hasi nuko ni nkaho yiyambariye ubusa, ntago ari type yawe. Iriya umenye ko ririya ni isoko riri ku karubanda, uwo ari we wese ari welcome, uwo ari we wese arakaribishijwe. Urumva, bityo rero ntekereza ko atariyo choice yawe yo kujya ahantu buri muntu wese afite karibu. Umenye yuko urugo rwawe ni urugo rufite agaciro, rudapfa kwinjiramo urwo ari rwose. Kandi umenye ko burya ngo urugo rusenyuka iyo buri muntu wese arwinjiramo uko yishakiye. Burya ntabwo ruba rukitwa urugo, ruba rwabaye isoko, kubera ko mu isoko nibwo umuntu yinjiramo igihe ashakiye, agasohokera igihe ashakiye. Urugo rugira isaha ryo kwinjiramo iyo watumiwe, bikagira n'igihe usohokeramo igihe randevu irangire. Urugo burya nicyo kintu cy'agaciro umuntu adapfamo kwinjira igihe cyose. Rero niba urugo rwawe warushyiramo umuntu nk'uwo nguwo, wiyambarira uko yishakiye, ibyo byose rero ubwo ni igice inzu yawe wagize igice cy'isoko. Ni ukuvuga ngo ntuwitegeye yuko uyu mugore wawe azagira commitment. Burya ntabwo ashobora kuba yazifita, ashobora kuba anitanye ibyo bita commitment, no kubyuka ajya ku kazi akagira ngo izo nizo commitment, no kuba afite amafaranga kuri konti, no kugura imodoka nziza ko izo ari commitment. Oya, commitment burya ni ikintu kirekire. Reka mse nkaho nkivugaho cyane. Commitment ni ukumenya agaciro k'umugabo. Umugabo akunda iki? Kumenya umugabo inshuti ze ni izihe? Umugabo wanjye ubu hagize ikimubaho nahamagara nde? Famiye yabo, niba ufite umugabo cyangwa umugore akaba atarigeze asura mama wawe, atazi n'igihe mama wawe yabyukiye, cyangwa atazi amakuru kuri mama wawe, atanakubaza ngo mama wawe ameze ate, uwo nta mugore urimo. Niba rero uwo nguwo nunareba nabi azatuma utakivugana na mama wawe, se nkaho agupushinga kugira ngo uhitemo hagati ya mama wawe nawe. Kandi abagore babi ibyo ngibyo babikora ku bagabo, nibwo rero usanga bigeze aho uhitamo umugore wawe, noneho mama wawe ukamutera amazi. Kandi wizere yuko mama wawe, uwo mugore niwe akesha wowe, kubera ko iyo mama watagufata neza ntiyari kukubona. Akenshi rero ugasanga twiyibagije aho imbuto turya ziza ziryoshye aho zituruka, ugasanga igiti cyavuyeho izo mbuto nziza nta gaciro tuzihaye. Ubwo ni ubujiji bukomeye cyane. Nibyo rero nshatse kuvuga kuri commitment. Rero burya ni ikintu kirekire cyane, usanga guha agaciro abantu, guha agaciro umugabo wawe nk'uko nawe umugabo ugomba guha agaciro umugore wawe. Nk'uko mbibigisha abajene, biba byiza wowe nk'umujene kumenya amakuru ya mama wawe, ya mama wawe wakubyaye, papa wakubyaye, nyoko bukwe, so bukwe, ukamenya biriwe bate, baraye bite. Kuko baramutse baburaye ufite ubushobozi, icyo ni ikosa ryawe. Baramutse bagize ikibazo ufite ubushobozi, iryo ni ikosa ryawe. Sina ngombwa yuko umugore agusaba ngo wampaye amafaranga nkagurira mama kino kintu. Oya, ugomba wowe kwibwiriza, wowe nk'umugabo, kuko nawe ari umugore w'umutima, yakagombye kumenya uburyo mama wawe ameze, akakubaza amakuru ya mama wawe, agasimbuka akajya no kumusura, mabukwe mumeze mute. Yego, challenges zibamo mu buzima, hari abantu
ngo ahari abantu ntihabura uruntu sinzi uburyo bacamo umugani gutyo, ariko ngo ntaziba zidakomanya amahembe, ibintu nk'ibyo byose. Ariko ibyo ntibyagatumye umubano w'abantu utakagombye kuba mwiza. Icyo rero nicyo nashatse ko tuganiraho, mbabwira ko ako gasitore k'umwana w'umukobwa wari warakaye ko umusore atamwitayeho ngo amuganirize. Ariko akenshi abagabo beza bafite future ntabwo bapfa gusimbukira ku mukobwa uwo ari we wese ngo nuko ngo yagaragaje byose. Oya, si uko nguko, ntabwo ariko umwana warezwe, umwana wo muri famiye yakagombye kwitwara. Mukomeze